ni inkuru zakomeje gucicikana uhereye umunsi w'ejo ubwo uyu mugabo witwa Regis cyangwa se wita kapiteni yarekoraga ikiganiro cy'umuriro ku witwa Miki ndetse n'umugabo we agapromota. Aba bantu mureba ku mafoto yanyu nibo kesi irimo. Inkuru zabo zatumye ibitangazamakuru bikomeye ndetse n'abantu bakomeye muri industries nyarwanda bavuga ati ibi bintu RIB iza kubyinjiramo, kuko nireka urubyiruko rukinjira muri ibi bintu bagahora batana amagambo gutyo, ashobora kuzavamo ibintu byo kugambana ugasanga abantu baranicanye. Niyo abantu bashobora kuba bashaka impapuro bagapuretinga, gusa ibintu mu byitondere kuko video y'uyu mukobwa uvugwa ko agapromota yamuteye inda. Uyu mukobwa ni mundi physically biragaragara ko atwite, ahubwo wa mugani iyi nda yaba ari yande se koko yaba ari ya agapromota. Uyu witwa Regis, kapiteni Regis, ibintu yavuze ashobora kuba ari by'ijana ku ijana, ahubwo wenda bakaba bafite ukuntu babidefanze. Noneho uwitwa Miki, nuko ni kumwitanya na Jackie, uwitwa Miki wakaba ari kwisanga mu gakina atazi, wa mugani mu kwezi kwa kabiri ugasanga agapromota arigendeye. Ese aramutse agiye agapromota akisangira umugore we yateye inda impanga hariya hanze, biba yari ukuri ijana ku ijana? Uyu Miki niba ari Miki waje akabivuguruza akabamba agatoka Regis, yatutse Regis ngo nimbwa hakaraba ntazi no kwifurira, mbega yamwandagaje amutuka ibitutsi bitabaho. Aravuga ati nari nkugwaye, umva mbega ibiganiro bakoraga bataka Regis bashaka ko nyine ubwonko bwe buyaga hanyuma bakajya bamubaga neza. Ibi bintu rero byatumye abantu bakomeye mu mbuga nkoranyambaga bamutesikoviye nabo barimo barabizamo. Uwitwa Papa Sava nawe arimo arabizamo, arimo aravuga ati ibintu ntabwo ari byo. N'abandi banyamakuru batandukanye bagiye bagaragara muri izi nkuru bari bibaza bavuga ati ibi bintu by'aba bana bizarangira gute? Byanga bikunda umuntu mwabanye, wenda uyu Miki na Regis barabanye, byanga bikunda umuntu agira igice cy'imbaraga akajya n'igice cy'ikinyenyantege nke. Kuba umuntu mwabanye wajya ku karubanda byakora kumusenya kuko uzi igice cye cy'intege nkeya, kandi iyo usenya umuntu ukamuvuga nabi, iyo hajemo agatotsi ntushobora kuvuga igice cy'imbaraga ziwe, iteka ryose uvuga igice cy'intege nkeya ze, kugira ngo nyine abantu babone ko ari fake, abantu babone ko ari nta kigenda. Abantu babanye nk'umugabo n'umugore mu nzu batangiye guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga, aho byatumye benshi bahaguruka bavuga ati ibi ntabwo ari byo. Kuko ukagenda kose niba undi muntu mwabanye mwashwanye, haba hari impamvu yatumye mushwana. Uko byagenda kose iyo mpamvu ushaka kuba wayishingiraho ugasenya ubuzima bwe, kuko hari intege nkeya mubonye byanga bikunda uzi afite nawe, kandi hari izo afite. Ugiye ugafata mikoro ukavuga intege nkeya ze, n'undi akavuga intege nkeya z'undi, gutyo nta kintu byazigera bitanga. Vuga ati rwose ibintu wajya gute babihagarike. Niba agapromota yarateye uwo nguwo inda, ubwo nyine ni akazi kabyo. Regis ngo nabyihorere, hanyuma na Miki areke kugenda abuza uyu mugabo babanye, amusa nk'umugara mu biganiro amutoba, buri wese amenye ibye n'undi amenye ibye. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bagira bati RIB nibizemo kubera ko hajemo ngo byitwa impapuro mpimbano. Izi mpapuro mpimbano ngo shaka zakora ku witwa Regis nawe ati izi mpapuro ndabizi neza ko ari original, ntabwo ari impimbano. Witwa Jackie ni ubugambanyi bwakozwe, twari tunabyiteguye, ati batugiriye ishyari bashaka kugira ngo batugambanire barangize umugabo wanjye. Ibi bintu RIB nibyinjiramo, urumva uyu muntu wazanye impapuro z'impimbano Regis agashaka kugira ngo atere ubwoba cyangwa se ase nk'uki gikuba mu rugo rw'abandi, biramutse bigeze muri RIB ni imyaka 7
ku mapuro mpimbano rwose ushobora kuba yashiduka yayiriye. Ariko se kandi bibaye ari ukuri, uyu Miki nawe umva yazaseba bibaye ari ukuri, ugasanga uyu agapromoter arigendeye ko gasanze umugore we. Miki urebe ikimwaro yasigarana, sinzi ko ari ahantu yakongera gutambuka. Bibaye ibyo Regis yazanye ku mbuga nkoranyambaga, bibaye ari ukuri 100%, uyu agapromoter ateye uriya mukobwa inda akigendera mu kwa kabiri, uyu Miki sinzi ko azajya gutambuka mu muhanda. Ariko kandi bazibaye ari impapuro mpimbano, uyu witwa Regis bikagera muri RIB, ni imyaka 7 gashobora kuyikubita, ibaye mikeya ya 5, ariko ubundi ntago bajya bapfa kuyigabanya ibintu byajanye n'impapuro mpimbano. Birabibya rero nibiba amaraso, n'abastari bose barakundwa, bafite abantu bakurikira, n'abantu bakoranye baraziranye. Mbega umuntu ukiranura abavandimwe areba hejuru, ni ibintu bikomeje kugona. Gusa abantu benshi bari ku ruhande rw'uwitwa Regis, barimo bavuga ati shima Imana ko yagukijije uriya mugore witwa Miki, eri kuzagutwikira hejuru. Miki nubwo babaye bakubeshyera, ntabwo ibitutsi ufite ukwiye kuba waza ukarubanda ugatuka ugasebya umugabo mwabanye mu nzu, umugabo mwararanye. Bamwe bagiye banavuga amagambo natasubiramo wateye isoni, ati umugabo ngo nimbarengo yamumanyuriye ibintu nk'ibyo, akaza akamusebya gutya. Ntabwo byari bikwiye. Nubwo yaba kubeshyeye, ubukwiye kugira uburyo ukontorora ururimi rwawe, ukagira uburyo urutwara, kandi haba ukundi kuntu wamusubiza udashyizemo ikintu cyerekeranye n'ibitutsi. Ngayo gukorera ku giti cyawe urimo urabona bino bintu gute? Tubwire muri commentaire, ukande like ndetse ukande na subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Izi nkuru ziri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga za Miki, Regis, uyu mukobwa ngo uri muri Norvège watewe indangi, ngo murabona ifoto ye ngo inda ye ni inkuru natwita imanga. Ibi bintu murabona, ese Miki wa mugari n'ubugambanyi yakorewe hamwe n'umugabo we, ese uyu Regis ibyo arimo arabizi? Ni ukuri kuzima. Wowe ku ruhande rwawe urabona bimeze biti? Ubundi kubera iki ibintu bya social media byaje mu bintu bya fanatism, ugasanga umuntu afite abantu be, undi afite abantu be, ibitutsi byabaye ibitutsi muri commentaire. Mu by'ukuri urabona uru rugamba ruramuka rugiye muri RIB biraza gucura iki? Ngayo nguko rero, bamwe bati Regis ashobora kurya imyaka 7 y'impapuro mpimbano, nta kuntu ibintu by'abaganga waba warabibonye ukabiprintinga, aba ari ibintu biri secret, ibintu by'amabanga. Witwa Miki nawe ati isaha n'isaha umugabo ashaka kuba yakwigendera, we yaragakina ariko gukina uraho ngaho uzazamye. Mbega ni ibintu byakomeje kugorana ku mbuga nkoranyambaga. Ni ngejwi, abandi ni kakajwi. Kanda aho ngaho wanditse like, subscribe. Ciao ciao.